Yesu wacu ashoboye ibirenze ibyatumye umushaka. Uko wegera Imana cyane ni kubona ubunini bwayo. Reka mbahurire, iyo twegera Imana niko turusha kumenya ubugari bwayo. Uko turushaho kuyegera niko turushaho kubona ukubingana. Uko turushaho kuyegera niko tubona ubuhanga bwayo, kabona burya n'ingana. Burya n'ingana yarayishoboye niki. Basanga abantu bashaka Imana koko bumva umutima w'inyotewe bayikunze ari kimwe mu icumi. No, ariko ntabwo ari kubiteka bishaka. Haleluya. Abakunda Yesu muraho. Abakunda umwami muraho. Abakunda umucunguzi muraho. Iteka aho umugisha mushyama kagutumva. Amen. Utukufu kwa Bwana. Amen. Utukufu kwa Bwana. Amen. Utukufu kwa Bwana. Amen. Yesu Kristo. Amen. Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Nitwa KARURANGA. Haleluya. Ndi umugabo ndubatse, ntabwo nyiri umushyitsi hano, ndi gusaba. Amen. Ndasanga baterana hano kugira ngo subwa kabiri tubonanye. Wenda kuwaba yaje ari umushyitsi ariko bwambere akaba mbonye ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Nkunda Yesu, ndakijijwe. Ibyo ngibyo Yesu niwo bantangira ubuhamya, wenda nabo nambara nabo sinjya ashaka kubivugaho cyane. Amina. Umuntu avugwa n'abo babana. Uri umugore wanjye niwe wantangira ubuhamya. Buri uzi ko umugore wanjye azi byinshi kurusha ibyo mama azi. Kubera ko mama yamenye nkiri muto maze kuba mukuru, ntangiye gutekereza ndi jyenyine na kamere zanjye zindi zahagurutse, ntiyongeye kuzimenya. Ariko ubu ngubu umugore wanjye arazizi. Umuntu ushobora kuvuga ngo ariko uyu muntu tubarakijijwe ntabwo abyifatishije bite na Yesu Kristo uwitekanye ngaho. Amina. Bisigaye Yesu aduha umugisha. Ndashaka ko tuganira mu magambo yihuse makeya, ariko Uwiteka dushoboze cyane mbashe kubanaginga tayo. Amen. Ubushize igihe Uwiteka yaduha umwanya wo kugera hano tukaganira ijambo ry'Imana, twize ku ijambo ryari rifite titre ivuga ngo kuki uwima Imana ibyayo. Amina. Tureba uburyo umuntu ari, tureba uwo ari we, tureba uburyo yewe nawe turabayo, tudakwiriye kuyima. Noneho nyuma twihuse tuvuye aho ngaho kureba uburyo twebwe tudakwiriye kuyima, tubona ko iyo umaze kwiyemerera noneho ukaba uwayo, n'ibyawe bibi byayo. Kuko ntabwo uri uwayo gusa, n'ibyawe n'ibyayo. Kuko iravuga ngo isi n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka. Amina. Niko Uwiteka avuga. Noneho turabireba tubona ko ubona agaruka kugira ngo twihute. Tubona ko numara kuba uwayo uzayemerera none ikaguhindura. Mara kuguhindura ikabasha kugukoresha ibyo utware. Amina. Niko bimeze. Haza kuza umushyitsi hano atwigisha isomo ryiza cyane, ndarikunda cyane. Atubwira ngo hari tekinike zo kugira ngo Uwiteka ajye atugirira neza. Sinzi niba mubyibuka bari bahari. Irene, Pastor Irene. Njye narakurikiye neza cyane. Bafashije uwo munsi, ndavuga nti Yesu himbazwe cyane. Amen. Atubwira uburyo abarokore tugomba kumera. Atubwira uburyo tugomba gusarura ibintu turi kwe mu biganza by'Uwiteka. Burya mwarimu akwigisha tekinike zo kubana n'Imana neza kugira ngo dukomeze duhe ibisubizo, yongere twongere. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Amina. Ubundi niyo gahunda y'Imana. Leta yacu ivuga ngo kuva mu bwiza tujya mu bundi. Yes, n'ijuru niko rimeze. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ntabwo iby'Imana biva heza bisubira inyuma. No. Duhera hasi tuzamuka kugeza Yesu yazazira urakatujyana noneho tugasana n'uburundu. Amina. Amina. Yesu ashimwe. Reka tuganire ku ijambo rifite umutwe navuga ngo wenda ushobora kureba mu kinyarwanda cyawe, ushobora kubyandikamo
ariko mu cyanya gikeya ariko nagerageje kubyandika bivuga ngo Yesu ashoboye ibirenze by'umukeneyeho. Yesu ashoboye ikirenze cyacu mushakaho uzahari. Yesu ashimwe. Yesu wacu ashoboye ibirenze ibyatumye umushaka. Niyo Mana tuvuga. Amina. Hari impamvu yaguhagurukije yewe nawe ikuvana aho wari uri mu buzima bwawe bwa mbere bituma wakira Yesu. Burya ntazagire kubeshya. Twese twaje kwa Yesu dufite ibibazo. Uzakubwira ngo narakijijwe gusa azaba atarasobanukirwa n'impamvu Yesu yagiye kumusaba, kuko ntabwo yaje kuba ameze neza, yaje kuba afite intege nke, afite ibibazo. Iyo tuza kuba tumeze neza dukijijwe, ntabwo Yesu yari kuva mu bwami bw'ijuru, ntabwo ari kuva mu gituza cya se, ari kuva ahandi ahora yicaye iburyo bwa se, noneho ntamanuka ava mu ijuru aze kuba muri Yesu yacu yuzuye ingorane. Ni nayo mpamvu bamubajije gusangira na maraya n'abantu n'abatoza bayikoro, abantu b'abashura dufata nk'abandi muri kamere zacu hano z'abayahudi bitebyawe, kandi uvuga ko uri wa wundi dutegereje Mesiya. Aba ni abafarisayo n'abayuda. Arabatoya ati ntabwo umwana w'umuntu yaje kubw'abashoboye, ahubwo yaje ku mpamvu z'abadashoboye, abandi bafite intege nke. Iyo tuza kuba dushoboye ari kuza kumara iki? Kwaje kuducungura n'umucunguzi nicyo cyamuzanye. Amina. Ariko none rero yaje wowe wakijijwe ukaba waremeye Yesu, nuko hari icyo waburaga ubona gukeneye, uhitamo kuza ahari. Amina. Niba utarinje mu gakiza bitewe n'uko hari indwara z'umubiri zakugoye, amen, hari indi mpamvu yindi wumvaga ibuze muri wowe y'amahoro yatumye uza muri Yesu. Amen. Hari ububata bw'ibyaha bwari bwatubase butuma bugutirika njye aho nkeneye inkunga, kuko ntushobora gutsinda icyaha kereka umenye Yesu. Amina. Hari impamvu yatumye gutera intambwe. Rero reka uno munsi tuganire. Buriya ku munsi wa mbere twafashe icyemezo cyo kuzaho Yesu ari Kristo tukamwemera. Hari ikibazo twari dufite cyatumye tuza. Abenshi 99% twari dufite ibibazo bitugoye by'indwara n'ibindi byose byo mu buzima. Wahagera noneho Yesu akakugirira neza, yamara kukugirira neza ugahitamo guhagarara gukomeza mu gakiza. Ariko ndagira ngo mubwire uyu munsi mwibutse yuko Yesu ashoboye ikirenze ikibazo cyatumye utera intambwe ukaza ahari kumushaka. Reka mubwire ngo wigarukira hano hafi, ahubwo tera indi ntambwe, kuko ashoboye byinshi birenze bya bindi bya mbere byakuzanye. Amina. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse igitabo cya Luka. Uwiteka azadushoboza niwe dusenga, kandi burya niwe wubaka itorero, nta muntu wubaka itorero. Imana niwe wubaka itorero. Zazigeze ibihe tuzagira za projector, umuntu ajya azashyiramo amasomo noneho ya projecting, umuntu yandike ibyanditswe noneho turangize dukurikire. Amina. Nabyo tuzabigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Abizera amina. Yes, birashoboka. Reka dusome mu gitabo cya Luka 17 umurongo wa 11 kugeza ku wa 19. Ni inkuru mushobora kuba mumenyereye abantu basoma Bibiliya. Niba muri abasomyi ba Bibiliya mushobora kuba muyizi. Ni inkuru y'ababembecu. Nahageze ndasoma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu ashimwe. Yesu, umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza ababembecu.
murongo wa 11 rubugira uti kuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Amen. 14 ababonye arabwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Amen. Amen. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10? Abandi 9 bari he? Mark my word, kurikirira ijambo mwumve. Nta bandi bagarutse hano ku murongo wa 18, nibyo? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Akabazo n'agatangaro burihe nuko atagashyizeho ko buri harimo n'agatangaro rwose. Kandi arambwira ati amina, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukigeje. Amen. Aya ni amagambo Yesu yabwiye uyu muntu. Ni ikintu cyabaye kuri aba bantu bari abakoma 10. Ni inkuru imenyerewe ku bantu basoma Bibiliya. Ariko ndagira ngo uno munsi turebe ku ijambo bisa n'umurongo wa nyuma. Hari ijambo yabwiye uyu muntu wabashije kugaruka. Haleluya. Amen. Yesu atugirira neza cyane. Yesu aradukunda. Yesu adukorera ibitangaza akenshi ku ntambwe ya mbere duteye. Kandi akenshi burya intambwe ya mbere dutera tuyiterwa n'ibitugoye biri ku bitugu byacu. Amen. Intambwe ya mbere dutera tuzi aho Yesu ari biterwa akenshi n'ibitugoye biri ku bitugu byacu. Yesu atugirira neza atitaye yuko ntacyo turamumarira mu bwami bwe tutanamuzi, ariko kubera ko ari umunyembabazi kandi agira impuhwe nyinshi, kandi urukundo rwe ataduha bijyanye n'uburyo twera imbere ye, ahubwo aduha bijyanye n'uko ubwiza bwe n'imbabazi ze ari nyinshi kurusha ibyaha byacu, akatugirira neza akadukiza. Amen. Akadukiza. Umwami umunyembabazi aradukunda. Kristo aradukunda. Iyo tuje mbere akenshi iyo tugeze tukemera tukaza hari kumushaka bitewe n'ibibazo dufite, atugirira neza akatwereka ububasha bwe. Umva ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo ibitangaza si iby'abizera, ibitangaza ni ku batizera, kugira ngo abatere kwizera, abereke ko hari imbaraga ashoboye, hari icyo ashoboye. Ariko kuwizera nta nubwo akeneye kuba yabonye igitangaza cyangwa atakibonye. Uwizera arizera kuko Yesu ni umwami, full stop. He is a king with the finality. Amina. Amina. Ibyo kuwizera ababizi yarabifashe. Yesu yakoze, yasubije, atagusubije nuko wumva gushaka. Niwe ejo bundi hashize, uyu munsi, n'ejo n'igihe kizaza n'ibihe byose ntazahinduka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ibitangaza ni kubatizera, ariko kubizera ntabwo ari igitangaza, ntabwo ari byo shingiro, ariko gikomeza kukwereka. Iyo wizera gikomeza kukwereka ubwiza bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo. Kuko nanone iyo wizera nanone ntushitirwe n'igitangaza cy'Uwiteka, utangiye gufata Imana nk'ikintu gisanzwe nk'aho wayimenyereye. Ariko Imana ntibigerwa. Amina. Imana irakunda. Amen.
Imana ahubwo tubana nayo ari umugwaneza ariko twubaha. Amina. Rero hari ikibazo hano gihari ari nacyo ari naho shingiro ry'iri jambo turimo twiga. Abantu baje ari 10. Ababembe bari 10. Bose baza bafite ikibazo kimwe. Bazira rimwe imbere ya Yesu, baramushaka. Bahagarara kure kuko ngira ngo banabonaga ko badakwiye no kumwegera. No muri kamere y'Abayuda, ubundi iyo umuntu yabaga ari umubembe yabaga ari nk'igicibwa, ntabwo yegeraga abandi. Yabaga kure y'abandi, babaga ari ubwo warwaraga ibibembe babaga ugowe. Amen. Amen. Ngira ngo nabigereranya nka sida icyaduka. Umuntu wavuga ngo rwose abantu baramuhungaga. Siko bimeze? Abantu baramuhungaga bakamuha akato. Bakaciya. Bakabatakubwira ko n'ukubonye agahunga. Amen. Uteka himbazwe ko Mungu yagiye ashyiramo baravuga ngo ni imihagare. Uteka himbazwe Imana n'umunyendo bazi cyane. Amina. Umuntu warwaraga ibibembe ku gihe wabaga arwaye ibibembe mu Bayuda yabaga ari igicibwa, nta nubwo yageraga n'abandi. Niyo mpamvu babanaga kuko bari bahuje ibibazo barasaga. Ntibigeze babona ko bakwiye no kwegera Yesu. Ariko kuko kwemera kwizera ubundi ni intambwe ya mbere mu buzima bw'umukristo. Ugashaka Yesu bitewe n'uko wizeye ko ashobora kugukiza ikibazo kikuriho ku mubiri, ukaza ukagera ahari. Iyo uje koko umwizeye akugirira neza, akagukiza, akagukuraho icyago kiri gihagaze imbere yawe. Ariko hari ibanga rindi rirenze kugira kuba wowe wakemuriwe cya kibazo cya mbere cyatumye utera intambwe ya mbere, ukaza gushakisha itorero ry'abakijijwe riri, ukaza gushaka aho abarokore bari, ukaza gushaka aho abantu basenga barira bari, ukaza gushaka aho abantu bavuga mu ndimi zitamenyekana bari. Sibyo? Nuko na Yesu n'ubundi ntabwo abantu bamwemeraga, babonaga ari umuntu. Ibyo ntabwo byari bisobanutse. Buriya psychology na ibintu bya psychology n'ibindi byose byagiye bituruka mu Bagiriki. Muzabibona no mu mashuri na terminology. Buriya n'aba scientific benshi buriya kwiga kwahereye mu Bagiriki kwisi. Education niyo yahereye. Aho ubutegetsi bw'Abaroma buzi bamaze gukuraho ingoma y'Abagiriki, abo ubutegetsi bw'Abaroma bw'adaptinga system ya education bwinjiza muri system yabo, noneho bijyaniramo ubutegetsi bw'Abaroma. Amen. Byo ariko ntabwo ari byo. Yesu ashimwe. Amen. Abagiriki babaga bashaka logic. No. Can you prove it? Urabona kurya abantu bize hari kamera zimwe zijya ziba no, ntabwo byumva neza, ndashaka kubyumva. Ntabwo ka Yesu bajya bavuga ngo bashaka kubyumva. No, iyo ugiye ku Mana uvuga ngo urashaka kubyumva, ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo wigerageze Uwiteka Imana yawe. Iyo uje ku Mana ushaka kuvuga ngo ndashaka kureba ko Imana ikora, izakwihorera utahe. Ntabwo izabikora. Kuko Imana iravuga ngo wigerageze, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. You want to test him. You want to challenge him. Ntuzamwitekereza. Nujya aho ngaho utyo uzahuye n'ibyawe. Kuko imanutse wagwa hasi. Uzagenda usome icyabaye ku bana bose bavuga ngo natwe turashaka kumubona. Iyo Mana aho uvuga mo tutubwira ngo natwe no munsi turashaka kuyibonera. Niba bagiye bavuga ati nimuhagarara hose. Inkuba zarakubise ibimera birakubita abandi hamwe. Twabyene guhera uyu munsi uzajya tuzanira message tuzakomeza tubyakire. Amen. Imana rero nikomeza. Rero impamvu yatumye kuki hagarutse undi muntu umwe, bakiza ari 10 hagarutse umuntu umwe, kandi uriya muntu umwe Yesu icyari kibabaje kinatera n'agahinda. Ni Umusamariya. Abayuda bari bamenyere ko ari abantu bataramenya Imana, abantu abanyamahanga. Arangije aragaruka. Kristo arabaza ngo ni abantu ntibari 10 none ko hagarutse umwe gushima, abandi 9 bari hehe? Agahinda karamwica. Ariko none urebe ijambo yashoreye avuga ngo kwizera kuramukijije. Ndashaka mbabaza, hari ijambo ry'ibanga riri hano. Niki yamukijije? Ko mbere ko yamaze gukira ibibembe, ni impamvu cyamubwiye ngo yaramukijije bwa kabiri. Hari ibanga, hari ikindi kintu yamukijije kirenze bimwe bya bibembe bya mbere byatumye ajyayo ku munsi wa mbere. Haleluya. Hari
aricyo Yesu Kristo yamukijije, wa wundi wahisemo kugaruka agashimishwa n'ibitangaza Uwiteka yabakoreye. Abandi 9 ntabwo bagarutse, ariko kimwe mu 10 cyaragarutse. Yaragarutse. Agarutse Kristo avuga ngo ya mwari 10 ariko ugarutse umwe. None abandi 9 bari anje avuga ngo ya ngo kuko ariko ugarutse ngo kubera kwiza urakize. Ko yari yakize kuki avuga ngo yarakize. Kuki yamundi aho urakize. Nukuvuga ngo urakize nuko hari ikindi kintu yamwongereyeho kubera yuko yagarutse kumushima nyuma yo kumukorera bya bindi byamuzanye bwa mbere. Hari ibanga ririmo niki cyagaruye uyu muntu. Bwa mbere yagiye bose bagiye kwa Kristo bamwizeye ko ashobora kubagirira akamaro, kandi koko Kristo abagirira akamaro. Ariko bamaze kugirirwa akamaro hagarutse umwe wonyine muri babandi 10. Amaze kugaruka ageze imbere ya Kristo aravuga turakize. Kuki mubwira ngo urakize? Hari ikindi kintu yamwongereye kirisi cyo babandi ba mbere bari bajyanye. Icyo ngicyo nicyo gato tugomba kugeraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Impamvu ibanga ari uvuga ngo ikintu cyabaye kuri wa muntu wagarutse amaze kubona agakiza k'ibyo Uwiteka mukoreye. Kristo amaze kumukuraho ibimeme, nta nubwo bigeze bagera icyabaye mbere, gusa Uwiteka Kristo yashakaga kureba ngo kwizera kwabo kurarishya gute. Nimugende mujya kwereka abatambyi. Bibiliya ni ibintu byoroshye. Yusomye rwose ubona ko abagira ngo nimugende mujya kwereka abatambyi ntabwo bari bagakira bya bimeme, bari bakibifite. Ariko nukuvuga ngo kubera ko baje bashaka Kristo kandi bamwizeye ko ashobora kugira icyo abamarira, barumve. Hari banga mukumve kugira ngo ubone gitangaza cya. Amina. Arangije baragenda koko barahindukira berekeza ubusanzwe ntibageraga abantu, ariko Kristo yavuga ngo mwebwe mujye mu kwiyereka abatambyi. No, abatambyi bari abantu bakomeye cyane, ariko n'abantu ntibari bemerewe no gusabana n'abandi bantu basanzwe uretse abatambyi. Noneho Kristo yarangije aravuga ngo nimujye kwiyereka abatambyi, kandi no mu bantu basanzwe badasanzwe bicarana nabo. Nukuvuga ngo mu by'ukuri kuba barahindukiye bakerekeza ku batambyi, bari bagize kwizera muri bo, bavuga bati Kristo byatubwiye n'ibyo, reka tugende. Koko baragenda kwizera kwabo, gitangaza Yesu baragikoze, barakira. Ariko bamaze gukira, ikibazo nyamukuru bamaze gukira, 9 barakomeje mu buzima bwabo, kubera ko ibyo bibaraje ishinga bwa mbere babonaga birangiye. Ariko agahinda gasa ntabwo hari ibintu birangirira. Niyo ikibazo cyawe cya mbere cyakuzanye kwa Kristo gikemuye, ntukagira ngo niho birangirira. Hari ibindi Kristo ashobora gukora birenze cya kindi cya mbere cyakuzanye. Ushobora kuba wakibonaga ko ari cyo kibazo, ariko reka nkubwire ko iyo umuntu arwaye amenyo bashobora no kumukura n'itarwaye. Sibyo? Umva, reka byamubwira iyo urwaye burya hari ukuntu sisiteme y'umubiri ikoze. Iyo urwaye nk'ikibyimba kibabaza cyane hano, ukaba n'ikindi kiri hano kibabaza, iki kikaba kirimo amashyira menshi kikubabaza. Ntabwo ububabare bw'iki ngiki ubwumva, ahubwo ububabare wumva bw'umubiri ni ubw'iki ngiki kiryana cyane. Iyo iki ngiki kiryana cyane ucyumvise wumva ko ari cyo urwaye gusa, ariko iyo umaze kumenya ubwenge ugenda icyo kikujyana kwa Kristo, maze Kristo akakigukiza. Ariko ubundi akantu kitareba kwizera kwa yindi ntabwo ukurikiraho ni iyihe? Iyo wongeye kongeraho indi ntambwe na cya kindi cyari gisigaye hano gikiza. Amina. Niko Kristo akora. Ni ukuvuga ngo arashaka ngo arahari ngo atugirire neza. Ni umubyeyi, ariko ikibazo akenshi tugarukira mu muryango hariya, tutagezeyo. Kandi hano hari kuna madhabahu patakatifu patakatifu. Sinira munyufu igihe Kristo ashize mu mwuka ku musaraba, hahandi pazi ya patakatifu, hahandi hari pazi yahera yarasadutse ifungira hariya, bivuga ngo mwigerereyo. Nicyo Kristo yavuze. Kuki tugarukira hariya mu marembo hariya mu muryango, kandi Kristo bahari kugira ngo tugire neza. Amina. Yesu arashaka, ashoboye gukora ibirenze bya bindi bya mbere byakuze. Amina. Kristo ibyo bintu arabishoboye.
wimugera ahubwo isiwe uyu muntu atuye kuri gahunda yavuze ijambo rimwe ngo Imana ibona bijyanye bingana no kwishaka. Uburyo ushaka Imana n'uburyo yumva ni nakuyibona. Muzasoma mu Efeso 3:20 muzabona uko hameze. Mbese mu Giswahili naza kubivuga mu Kinyarwanda ntabwo nzi uko nabigorora. Ariko bavuga ngo ni Mungu atendea kuliko tuombavu. Ni mbega arakora kurusha uko dusenga kandi ashoboye n'ibindi. Uko Imana uyifata ni kwinzingani wawe. Haleluya. Amen. Kandi reka mbabwire uko wegera Imana cyane ni kubona ubunini bwayo. Reka mbabwire muri iyo turi hasi tubona indege zinyura hejuru. Yesu ashimwe. Reka mbabwire urugero. Iyo ndege iri kure ukayireba iri mu kirere ubona ubajije umwana muto ukamubaza ngo indege ingana ite yakubwira ngo ingana n'umuserebanya. Siyose? Ubajije umwana muto uyibona babandi yambaye indege papa usitangiye wayibonye indege akayireba ati ko uzi indege ingana ite yakubwira ati ingana n'umuserebanya isa. Amen. Ariko iyo wegereye indege ukagera iruhande uratangara ubona ikintu kigereye no kuvuga ngo reka ndabigereranya nuko iyo twegera Imana niko turusha kumenya ubugari bwayo. Uko turushaho kuyegera niko turushaho kubona ukuntu ingana. Uko turushaho kuyegera niko tubona ubuhanga bwayo kabona burya n'ingana burya n'ingana ishoboye n'iki n'iki agishoboye ayiwe nakiri uzi ko gishoboye. Umva indege ibona ariko iyo igeze aha urayireba ukabona wanyura munsi bigira gutya ntunahagere bakanagishaho n'ingazi ntuzigireko ubona ukuntu ugereye igihe. Yego. Yesu ashimwe. Amen. N'urugero ntanze kugira ngo mwereke uburyo iyo wegereye Imana iyo uyishatse iyo uteye intambwe ariko ikugirira neza ugenda ureba ubugari bwayo ukuntu bungana. Kandi hari ikintu kidusunika gukora iki kintu. Ikintu cyagaruye uyu muntu amaze kubona igitangaza cye igihe abandi batigeze babyitaho ntibagaruke batahi Yesu yabaretse batahi ibyo ako nabo ubwo umutima yabo no kumva kwabo bumva ko birangiriye aho nta ikindi se ariko bana bo witeka. Haleluya. Amen. Imana yacu ntabwo arahanga yidushaka. Kiriya gikorwa cyambere cyatumye utera intambwe ukaza kuri Kristo. Yesu yagukoreye ibintu by'ibanze cyane. Very basic by'ibanze bisanzwe. Primary by'ibanze. Ashoboye ibyo gukora muri secondary no gukora muri kaminuza no gukora muri masters no gukora muri PhD no gukora muri professor. Nizo nzego uko wumva kwiga bigenda birutana. Haleluya. Amen. Ariko hari ikintu adusaba. Hari ikintu gisabwa kandi imbaraga y'ibanga yo kugira ngo icyo kintu tutabashe kukigeraho. Ni nacyo cyari muri uyu muntu cyatumye agaruka we wenyine. Amaze gukira gitangaza cyakibonye yakunze Yesu. Haleluya. Ukunda Yesu. Nkunda Yesu. Dukunda Yesu. Amina. Amen. Ikintu uyu muntu yamukoreye cyatumye amubwira ngo genda urakize yamwongereye agakiza. Yamwongereye agakiza. Abambere bakize ku mubiri ariko ntibakize mu bugingo. Maze Kristo uyu wagarutse agera amubwira ngo urakize. Iba ikintu yamubwira ngo urakize yamuhaye agakiza. Yamukijije n'ubugingo. No ku rwego rw'ubugingo yahise amukiza. Kubera ko umutima wawe umukunze aragaruka. Agaruka n'iki? No gushima. Ariko gushima gushingiye ku rukundo. Intimacy. Umutima wo kubakunze Kristo. Uyu muntu n'umugwa neza ntabaho. Ni mwiza cyane. Oya ntabwo bihagije ko nagenda ngaceceka. Umuriro umukora warangije arahindukira aragaruka. Aza gushakisha aho Kristo ari. Amubonye atoya nta kindi ngiyongera neza ahita yikubita hasi arubama aramuramya amuha ibyubahiro bye
kubera ko amukunze yaramumenye atera n'intambwe yiyongeraho maze Kristo amwongerera iki kiruta icyo babandi ba mbere bataye amuha ikintu cy'agaciro kitabonwa n'ab'isi cy'ibihe byose kitagira itangiro kitagira n'iherezo amuhora ku bugingo. Amen. Amukiza kiri mu isi nuko buriya Bibiliya buriya nuko wenda itanditse n'ibyakurikiyeho nyuma yabo ariko buriya no mu bindi byose yaramwaguye kuko Imana niko ikora. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka niko akora. Nimureke dukunde Yesu, nimureke dukunde Kristo. Umva mwabana b'Imana, ntabwo iyo tuje kwa Kristo dufite ibibazo ntabwo twaje kwa Dr. Specialist, twaje ku Mana y'urukundo. Imikorere y'Imana ibanga yo mu bumana ni urukundo. God is love. Imana y'ubwayo ni urukundo, n'imikorere yayo ishingira mu gukunda. Ishaka ko tuyikunda, kandi abayikunda ntabwo ibaha iby'isi gusa, izabaha n'iby'ubugingo kandi nibyo bihenze cyane. Sinzi niba ushobora kumva ikintu ndimo nkubwira. Niba ushaka kumenya ngo iki kintu ubugingo ni iki, ubugingo buta buri kintu cyose kibaho, icyo nzi n'icyo ntazi nateze kuzamenya. Niko gaciro k'ubugingo. Niba ushaka kugira ngo umenye ko ari agaciro, ari ikintu cy'agaciro, nicyo cyazanye Kristo cyonyine. Ntugire ngo Kristo yaje kugira ngo aduhe amamodoka n'amazu n'abagore n'abagabo n'abantu. Ntabwo ari cyo kintu cya mbere cyamuhagurukije. Unyumve neza, ntabwo mvuze ko atabitanga, arabitanga cyane. Ni naho iby'amahoro biri. Ibintu bitanga amahoro binameze neza biri muri we. Umugabo nyamugabo aba muri Kristo, umugore nyamugore mukura muri Kristo, abana bo mu maru bavana muri Kristo, imodoka itazagutsinda mu iteme uyikura muri Kristo, inzu itazamanuka ngo yikubite hasi gutwe n'inkuba uyihabwa na Kristo, amahoro y'igitanda uryamamuka ugasinzira uyakura muri Kristo. Amina. Imana ntabwo itanga nk'ab'isi. Iby'Imana biri genuine, ntabwo biri fake. Hari ibintu biri fake, hari ibintu biri fake nka za nzoka z'Abanyegiputa. Hari imbaraga z'izindi, hari ibintu biri genuine nka nzoka ya Mose yamize izindi. Iyo niyo Mana, niyo quality yayo. Yesu ashimwe. Ikintu dusaba, ibanga ndimo mvuga hano nangwa se ndimo nigisha, tugire urukundo rukunda Kristo kugira ngo bitubashishe kugera kure, kugira ngo Imana iduhe iby'agaciro. Umva mw'abantu, ibi focusinga ku bugingo, kuko n'ubundi ndavuga ngo oya, ngo nimushake Imana benabe ibindi byose izabiduha. Reka mbabwire mw'abantu b'Uwiteka, buriya uzi ko iyo ukiranutse neza ku Uwiteka ugasenga Imana ukayikiranukira, uzi ko utabitera amavi urayisaba amafaranga. Ibyo murabizi. Uzi ko utakwiriye wibaza ibyo ufite, ibyo ukeneye. Uzi ko Umwuka Wera n'Imana yagiye gusubika akubwira Yesu we, ibintu mbabwira ndabizi. Hari igihe Imana isa ni gusogongeza akantu gatoya, none ukagira ukumva Imana irakubwira ngo uri wahujya mu bindi bintu, ukumva Imana irakubwira ngo ariko uzi ko nta myenda ugira ngo wagiye kugura imyenda. Umwuka Wera akubwira akajya akakubwira n'ibintu, akakubwira n'utuntu duto. Ibyo mbabwira n'ugira ni ukuri. Imana ikakwitaho nk'uko umubyeyi yita ku mwana muto, ikajya ikubwira none wagira ari genda byibuka twajyaga tujya muri umujyi wa Dar es Salaam bamwe traffic jam cyane, tukagenda tuvuye nko gusenga ndi kumwe na madamu turimo guhamya n'ubwato, none twava mu rusengero dutashye, ariko Yesu ni mwiza cyane. Imana ikatubwira ngo mwinyura muri uyu muhanda, nimubire muri uyu muhanda. Twakumvira ibyo ndabibabwira kubera ko hari iminsi ntumvi ijwi ry'Uwiteka rikatubwira ngo mwinyura hariya, mwinyura hano, kubera ko nanjye nashatse kunyura muri uyu muhanda mbona ariko ubwonko bwanjye bwambwiye tukanyurayo. Ye baba we,
none wahagera ukajya uvuga none ukajya uvuga ariko se ko yambwira hari icyo nabwira kuvuga se. Haleluya. Imana ni umubyeyi ariko turayiyima tukiheza mu muryango utuntu duto tw'inyuma gusa nidutera intambwe kugira ngo Imana idukorere byinshi kandi irabishoboye. Umva reka mbabwire igituma yitwa Imana inezezwa n'uko dukorera ibyo tudashoboye kandi irabishaka kuko ni kwira irabishoboye. Irashaka kuba Imana nuko ibasha gukora bya bindi nyine ibashije. None se tutabibona bigiri dukorera twamenya dute icyubahiro cyo twakimenya dute? Niko irashaka irashaka ko bayimenya ikunda kwihaza. Niyo mpamvu ivuga ko icyubahiro cyawe nta wundi izagiha. Amina. Reka rero tuyikunde noneho dutere intambwe tuyegere. Yesu ashimwe. Amina. Kandi ibyo byose urebe impamvu iki n'igitera agahinda. Tugarukira ku ntambwe ya mbere ku gitangaza cya mbere Uwiteka yadukoreye. Noneho tukabura urukundo Uwiteka kugira ngo aduteze intambwe yindi ikurikiraho. Kandi naho twasubiye ntabwo tuba duteze kuzihaza kuko ntabwo umwana w'umuntu ajya yihaza. Nta na rimwe uzabaho wumva udakeneye Imana kugira ngo igutabare mu bintu bikugoye. Noneho tukumva ko gukunda reka mbabwire we hari ibintu bifitanye isano. Hari aho ugenda gusa ariko naho utamenya. Uzi kwemera umuntu no gukunda umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Sinzi niba mwumva. Gukunda umuntu no kumwemera hari aho ugenda gusa ariko bifite bitandukanye. Mama Mugisha ndamwemera, umukristo mugenzi wanjye, umudamu, umugore, urugo rwe n'abana. Ni ukuvuga ngo icyitwa reka ntabwo urugero wenda icyitwa umugore uri hano ndamwemera ni umugore wujuje kriteriya. Ariko ntabwo umugore wose uri hano mukunda nk'uko nkunda umugore wanjye. Ariko si bivuze ko abagore bari hano ntabemera. So iyo hagiyemo ikintu cyo bita gukunda hiyongeramo privilege na speciality. Hiyongeramo amahirwe menshi atagira ikiyayimira. Niyo mpamvu umugore wanjye afite green light kuri straight. Niyo mpamvu abadamu burya batu banabasha kutukonvinsinga ku bintu rimwe na rimwe. Burya imbaraga y'umugore ku mugabo ni y'umugabo mukunda. Amen. Ni nabwo abwira umugabo we akabyumva. Nubwo bwa mbere yabipinze ariko arakomeza. Hari abagabo hano bari hano bamanika amaboko bakamufasha. Hari igihe ushobora gukorera ikintu umugore wawe atari kumva wemeranyijwe nacyo, ariko kubera ko umukunda kuva ntabwo ushaka kumubaza ukagikora. Abagabo muri hano baremeranya nayo kuki? There is a love. Harimo urukundo. Niyo mpamvu Uwiteka avuga ngo Pawulo yarabyanditse mu nzandiko z'Abakorinto. N'ibindi byose turabigira tukagira ibinini tukagira n'ibindi tukagira impano z'Imana tukavuga mu ndimi tukagira gutya tukaba n'impano zo kwigisha tukaba bavuga ubutumwa b'imbaraga tugakora ibitangaza tukagira gutya. Imana ni impano atariko ikiruta ikindi byo muri byose ni urukundo. Ngo iyo utafite urukundo Bibiliya ivuga ngo wani kama shamba yari ngo ni nk'umuringa uvuga. Gukunda Imana. Impamvu urukundo ari rwo rutubiri nuko urukundo ari yo Mana. Full stop. God is love. Yesu ashimwe. Kanota dusoma mu Migani 8:17 kugeza kuri 20. Ni nabyo ushobora kuba ari mubizi cyane iki cyanditswe.
reka nsome mu izina rya Yesu gena hageze. Mwumve ukuntu Uwiteka avuga, mwumve mutege amatwi. Noneho nimurangiza yewe nawe twipime twishyire ku munzani. Noneho turebe n'ibintu twifuza muri iyi si tutarajya mu ijuru. Murebe n'ibintu dukenera. Noneho murebe n'aho ibifatika mu byo dukenera aho biri n'aho biva. N'ibanga ririmo kugira ngo tubibone. Ni iki cyanditswe. Ntabwo gikeneye ibisobanuro byinshi cyane. Amina. Reka nsome. Uwiteka aravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Amen. 18. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Amen. Ariko murabyumva? Murabyumva ukuntu bimeze? Ninde udashaka ubukira? Ndabona mutamarika ngende. Ntabwo ndi gukora mobilization ariko ngende. Amen. Hari udashaka ubukira muri mwebwe? Genda gushaka. Twese turagushaka kuko tukiri mu isi. Nibidufasha kubaho muri iyi si dukomeye tudafite amarira menshi. Ariko ntabwo ari bwo ubugingo buruta ibingibi. Reka rero dushaka ubugingo. Ibingibi Uwiteka kubiduha ni garanti. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kuko ibyo ukeneye irabizi utaranabisaba. Mbere y'uko utera ivi ngo uyigere imbere, ibizi ko njyewe naraye ntariye mfite ikibazo cy'ibiryo. Amina. Arakomeza ngo ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Turashaka amafaranga ariko ubukire n'icyubahiro ntimushaka kubahwa mukaba ibikomerezo. Ntabwo mubishaka? Ibisi si byo bituratishinga ku isi. Ibisi byo bituma abantu birirwa mu byaha bakarara mu bindi. Si byo bituma twibirindura mu byaha nk'ingurube mu byona. Si ibisi? Si ibituma abantu bica abandi? Si ibituma abantu bagambanira abandi? Si ibituma dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka? Ariko Uwiteka kugira ngo tubibone gusa. Kandi ibyo ukora ntabwo ari uko ubyishimiye, ariko kubera ko umutima urarikiye kiri ushaka kuvuga ngo yewe ndashaka kubona ariya mafaranga, haba ku neza haba ku mahoro, ku nabi byagenda bite. Ndayabona tu Uwitambika imbere namuhitana. C'est tout. Ariko mwumva ukuntu Yesu Kristo avuga ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Arakomeza ngo imbuto zanjye ziruta izahabu iwe, ngo nukuri ziruta izahabu nziza. Kristo ngo kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Amen. Ariko murumva amagambo y'Uwiteka. Arakomeza ngo ngendera mu nzira yo gukiranuka. Aho niho hari ikibazo. Aho niho tujya tubusana nabo. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera. 21 arakomeza ngo kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Haleluya. Uwiteka aritamurura ingingo zo kugera ku bintu twifuza mu isi ziri clear. Haragoroye. Ariko nta rukundo dufite werekeza ku Uwiteka. Tuza ku Mana, tuza nk'abamaterialiste. Akenshi dore ubu ukuntu ikibazo dufite, buriya muntu n'umwe ni kimwe mu icumi. Uriya wagarutse ni kimwe mu icumi. Uwasanga hano mu itorero ahari ni kimwe mu icumi. Uwiteka biturinde mu izina rya Yesu Kristo. Wasanga abantu bashaka Imana koko bumva umutima wabo winyotewe bayikunze ari kimwe mu icumi. No, ariko ntabwo ari Uwiteka bishaka. Ntabwo ari itegeko. Ibyo kuvuga ngo ni kimwe mu icumi ntabwo bivuze ngo niko bigomba kugenda. N'urugero ntaze kuko n'ubundi hagarutse umwe mu icumi, ni kimwe mu icumi.
ni ikintu kigaragaza akantu gato cyane, ni akantu gato cyane. Iyo baza mu bintu icumi akanaka kama. Haleluya, amen, haleluya. Yesu atugirire neza, Yesu aduhe kuza iwe tumushakana umwete kandi tumukunze, ntawe ari dogita. Amen. Imana y'urukundo. Nimusome, reka twihute tugira vuba. Musome Yohana 6:25 kugeza ku 27. Kamasome ye nahageze. Cyangwa gutekera avuga ngo bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha waje hano ryari? Wumvira ijambo yababwiye 26. Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma mushaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Haleluya, haleluya. Mwe abantu mureke tuze kuri Yesu tutaze ari manyu gusa, atari imitsima. Urabona aha yababwiraga igihe hazaga abantu benshi, ahaza abantu akora igitangaza, abantu bareke barishuta. Bamaze kwishuta nanjye yagatora kuko yarebaga mu mitima yabo, hanyuma ati, ndababwiza ukuri ko mwebwe murimo muvuga mu mwambonye, ntabwo mwaje kuba ariko munkunze, ahubwo mwaje kuba ariko ubushize igihe twahuye nabahaye imitsima mukarya mugahaga. Ntabwo Kristo rero acyayishaka. None nanjye nababwira ngo ya nta imitima yanyu yihera kuri ya mitsima mwariye mugahaga. Nimushaka imitsima idashira ishingiye ku kuzi wanjye munkunze. Ubwa mbere nabakoreye igitangaza burya ni icyambere Yesu arakigukorera kugira ngo uhumuke umenye ko ashoboye. Ubundi yamara kukurenza aho ngaho, burya mu buzima kwizera niyo ntambwe ya mbere. Igikurikiro uyoborwa no ukunda umwana, kandi iyo umukunze nta na kimwe. Iyo umuntu ukunda uramwumvira, uramwubaha, umwitaho, mbega ni byose. Yaba hari uramwubaha, adahari uramwubaha, ntumutinya uramwubaha, uramukunda. Haleluya. Imana nicyo ishaka. Tureke gushaka ibishira, dushakire Yesu kubidashira kugira ngo azaduhe n'ibingibi bishira. Arashaka ko dushaka ibidashira, ibizashira byo ni great. Yasho kandi niko bimeze. None se yaba guhaye ibidashira ngo areka kwindi bishira bishoboka bite? Nuzumva yaguterura ibijana, none se ibijana ntabwo byari biri muri 20 ntivanzemo. Niba yaterura ibijana byari bikuremerera akabishyira hejuru, hanyuma uravuga ngo 20 ntabwo muzava hasi kandi ijana biri hejuru. How comes? Scientifically, mathematically. Iyo mibare niba ntakunda mu buryo busanzwe bw'ubutekereza. Amen. Abantu ku Rwanda rw'abakuru 13 murongo wa 3 no tubusoze kansome nahageze. Umutwe w'abantu urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nabwo nagira impano yo guhanura, nkabamenyesha ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacyo
byamarira. Haleluya. Aho imbaraga z'urukundo. Mwumve neza atagira uwumvira ijambo ku buryo bwihuse. Ntabwo bivuze ko ibi ngibi byatanzwe nk'urugero bidakenewe. Ibi birakenewe cyane. Ariko hari inkingi ya mwamba ishingiye. Haleluya. Haleluya. Mureke tugandukire Uwiteka tumukunze. Mureke dushake Yesu tumukunze. Mureke tuyoborwe n'urukundo nirwo rutazagira iherezo. Mureke dushake Yesu tumukunze. Kutugirira neza byo ni ihame. Amen. Kutugirira neza ni ihame kuri we. Ntabwo ari ibyo bishakamo, ntabwo ari ibyo yinginga ni kuba ni ukuri. Amina. Uteka umugisha. Mureke dusoreze hano. Ndorimana amashyi.